Ushimiye ko nteze yombi mu kigo rengera ubuzima na hacana. Waba ukunda kurya imbuto? Ryari? Mu gihe kimeze ute? Imbuto ni ingenzi mu mubiri kubera uburyo zigizwe n'amazi, vitamine, imyunyungugu, imisemburo ngengabuzima, enzymes zifasha mu gucagagura ibyo tuba twariye. Ni byiza imbuto ziriwe mu gitondo cyangwa ukazirya mbere ya saa sita, ariko ntunywe umutobe wazo. Ni ukuvuga ngo ntuvange imbuto ngo kandi wongere unywe n'umutobe. Ntugomba gufata imbuto igihe urya cyangwa nyuma yaho. Gufata imbuto mu gihe urya cyangwa nyuma yaho biteza iremwa rya acide na gaze, icyo twita fermenting, mu mubiri bitera uburozi butandukanye. Fata imbuto cyangwa umutobe wazo mu gihe mu gifu hakirimo ubusa. Ni ukuvuga ngo utaragira andi mafunguro ufata. Menya ko kureka ibiryo bitetse ukihatira kurya bya bindi bikiri bibisi ntibiba mu ijoro rimwe, kandi ushobora kubona ko bikomeye kuko amara aba akeneye kumenyerezwa kugira ngo atangire akore neza. Ushobora guhura n'ibimenyetso birimo ibicurane, kuribwa umubiri, umunaniro, diyare n'agahinda gakabije, depression. Nyamara ibimenyetso ntibihoraho. Uko iminsi ishira cyangwa amezi bigenda bishira. Ni ingenzi kurya ibikiri bibisi kandi ukabikenya neza, ukabisya ku buryo ubinogereza. Kadusoreza hano ikigo rengera ubuzima na hacano. Urimo ushaka kuri iyi channel bakora subscribe kugira ngo tubashe kumenya kutungira amagara mazima. Reka dutangire turye ibiryo nk'abarya imiti, tutazarya imiti nk'abarya ibiryo. Murakoze, naho ubutaha.